uruba rwabaye twebwe rero turi mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, turi Ishusho TV mu kiganiro Intango. Twamaze kuhagera rero mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Wayabonye amashusho atandukanye aranga iki kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, yaba imyugariro, yaba abaraguza, yaba abaterekera, yaba ibyo ari byo byose. Rero twe twahageze kubera ko inkuru iri hanze aha ngaha ngo ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco cyahiye. Twebwe rero twahabagereye, ariko ndagira ngo mbamare impungenge nta byacitse, kuko turaza kugenda tubiva imuzi n'imuzingo, kuko turi kumwe na bamwe mubo icyo kibazo cyabaye bahari. Rero ntuze kujya kure y'Ishusho, by'umwihariko mu kiganiro Intango. Nitwa Tuyisenge, nitwa Icumu ry'ubucunzi rizira gucuka, abacuzi bacuze. Ndi mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, ikigo kiyoborwa na muganga Rutanga rw'amaboko Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda. Rero niwe muyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Abakunzi b'umuco n'ababa hafi umuco bati byacitse. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bati ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, bati Imandwa zagitwitse, bati ubwo nyakwigendera agiye kandi yari inshuti ya hafi ya Rutanga rw'amaboko atahari barajyanye, kuko nta mubyeyi ugenda uko. Ibyo byose rero turi ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Ntucikwe n'ikiganiro Intango. Ndagutumira mu kiganiro Intango. Nitwa Tuyisenge, ndi ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Bati ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco cyahiye. Twebwe rero twahageze. Bati Imandwa zagitwitse, bati nyakwigendera ubwo agiye nacyo barajyanye. Rero ntimuze kuba kure y'Ishusho, by'umwihariko mu kiganiro Intango. Byose wibaza ku ishya ry'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco turaza kubikuvira imuzi n'imuzingo. Ntujye kure, ba ku Ishusho, kuko ni shene y'109 n'iya 420 kuri Star Times. Turi kumwe rero n'umwe mu bari bahari iri sanganya riba. Turagira ngo tumuhe ikaze mu kiganiro Intango. Ni ikiganiro ndangamuco, ni ikiganiro gigamije gusigasira umuco w'abanyarwanda. Bati ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco cyahiye, ati kandi Imandwa zagitwitse, n'ibindi by'ibihuha. Ariko twebwe turi ku isoko, twageze aho byabereye. Uyu rero ni umwe mu bari bahari. Turagira ngo utangire utubwira byatangiye bite nk'umuntu wari uhari. Ndagufasha nawe. Ukuntu byatangiye, twatangiye nta kibazo kabisa, twakoraga akazi kacu nta kibazo. Twagiye tubona umuriro, tubona umuriro uvuye hirya, bitandukanye naho twakoraga. Ntabwo twamenye ikintu kibiteye. Twagiye tubona umuriro uraje, tugerageza kuzimya biranga, naho byari bihuriye naho twasudiraga. Nk'umwe rero mu bahanga nyine mu bya tekinike, wowe nka nyuma gatoya y'iminota nk'itanu ubonye bihiye, n'iki cyaje mu mutwe wawe? Wumvise koko mutaramenya nyirizina y'icyabitwitse, wumvise koko byaba bitwitswe n'iki? Birashoboka kubera yuko twarasudiraga. Ndatekereza yuko ashobora kuba agashashi gashobora gusimbuka. Ndumva ko ikibazo cyaba kiri mu bijyanye n'umuriro, kuko ahantu twasudiraga ntabwo ntekereza ko ari byo byaba byaratumye bishya. Uti ngewe uko ntekereza ikibazo cyabaye gishobora kuba ari ikijyanye n'umuriro. Abanyarwanda nibura batari baragize n'amahirwe yo kugera ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, iyo nzu yahiye ni inzu yari yubatse ite? Ni inzu yari yubatse kinyarwanda kabisa. Yari inzu hejuru yari iriho ubwatsi, yari inzu kabisa yari yubatse kinyarwanda, gusa hasi hariho ibyuma. Aho twakoraga yari ku byuma, ntabwo yari aho hejuru hari ibyatsi. Kuba rero yaba hejuru yari isakajwe ibyatsi byaba intandaro yo gushya? Ntabwo mbizi, aho naba nkubeshye, bitewe n'uko aho ko twakoraga naho byari bihuriye n'uko bishobora kuba byashya. Abanyarwanda rero babifata uko bitandukanye, bashingiye ku byo basoma, bashingiye ku byo wumva ku mbuga nkoranyambaga. Wababwira iki nk'uwari uhari? Icyo nababwira yuko twagiye tubona inkongi y'umuriro iraje, tubona birimo biraka. Twagerageje kuzimya bishoboka kabisa, tubona biranze, tubona hakenewe izindi mbaraga, bitewe n'uko
umuriro wari mwinshi. Dusoza kuba iriya nzu yari yubatse kinyarwanda ihiye, kuri wowe ubona ari igihombo kimeze gite? Njye mbona ari igihombo gikomeye cyane, kubera yuko iyo ari inzu kabisa ubona nziza kandi ibikorerwamo ubona ari ibintu by'ingenzi, mu by'ukuri ni umubabaro mwinshi cyane, kubera yuko buri muntu wese yababara. Murakoze cyane. Nanjye ndi umuelectricien wikurikirana ibintu bijyanye n'amashanyarazi, gusa nanjye nahageze nk'umuntu utabara watabaye nyine, gusa nanjye nta kirenze, ntago navuga ngo byatewe n'iki, ariko gusa uko nk'umuelectricien ndakeka ko byaba byatewe n'amashanyarazi, kimwe n'uko wenda byaba byatewe n'umusuderi, ariko sinamenya. Gusa aho bigeze aha ngaha ibimwe biragenda bikemuka, mutagenda tubikemura, ndabona ko bigutanga icyizere ko birongera kuza gusubira uko byari bimeze nta kibazo rwose. Amashanyarazi yangiritse ku rwego rwo hejuru? Amashanyarazi yangiritse bisaba ko n'ubundi ni ugutangira bundi bushya, ibintu byose byangiritse insinga ni ukuzikuramo, urebye mbese ni nko gutangira bundi bushya, byose ni ukubikuramo. Hanyuma rero ejo uyu munsi nyine uri umwe mu baje hano, mu bageze hano kare bagatangira n'akazi, mbese abagukurikiye hano ku Ishusho TV bamenye ko uyu ari umwe mu bahungu bari kubikurikirana nyine, kandi yigomwe rwose. Urabona bibaye ari akazi mukomeje katwara nk'iminsi ingahe? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari amahame, ahubwo uvuga ati biterwa n'uko wenda na situwasiyo tuba turimo. Mbona n'ubu ngubu nanjye kugira ngo wenda ntanga amakuru mba numva bitanyorohera, bitewe n'uko wenda ibintu byabaye ndahangaha, kandi ndi mu bantu bashoboraga kuba banabiyobora, ariko urebye ubu ngubu bishobora kuba byatwara, biramutse bitangiye nonaha bishobora kuba byatwara nk'ibyumweru bitatu ibijyanye n'amashanyarazi byo byaba birangiye. Nk'inzobere kandi mu by'amashanyarazi, kuki hahiye iriya yo hejuru, iriya yindi ntiyi? Ni ukuvuga ngo iyo hejuru niba ibyo nkeka ariko bimeze, niba sirikwi yaraturutse hejuru, n'ubundi kumva ko habanje gushya hejuru, noneho abatabazi bakaza gatabara basanga niyo hasi itarafatwa. Ubwo rero niba nicyo kintu ntekereza ko iyo hasi yaba itarafashwe. Genera ubutumwa rero abantu bavuga bati ni imandwa zayitwitse. Ntabwo ibyo bintu nabihamya, kandi nkurikije ibintu birojike, ntabwo ibyo bintu nabihamya ko ari imandwa zayitwitse. Agisida ibaho nk'ibisanzwe, na hano hirya yaherutse gushya indi, nabwo ntabwo bavuga ngo nabyo nibyo cyabiteye. Gusa abantu wese abona ikintu akagira uko agitekerezaho. Ku bwanjye njye ntabwo nabyo nahamya ko ibyo byayitwitse. Ni ibintu bishobora kuba niba hagati muri suderi cyangwa na electricité, nibyo bintu ntekereza, nibyo ntekereza ko ibyo byayitwitse, ariko ibyo ngibyo bavuga bindi byo ntabwo mbiheza agaciro. Kuba rero umwe mu bari barimo barasudira ejo iryo sanganya riba, n'ubundi bari kubisana, nta butumwa bikwiriye ku banyarwanda? Ubutumwa numva byatanga ku banyarwanda ni ukuvuga ngo niba ari cyane cyane nk'izi nzu z'ibyatsi, cyane cyane hari ukuntu bagiye gusudira, ugomba kumekinga ukaba attention ko nta kintu gishobora ko cyateza inkongi. Gusa njye ndumva ko ubutumwa naheza abanyarwanda ni ukuzajya, niba ari n'inzu z'ubwatsi ntabwo mvuze ngo wenda ngo ziveho cyangwa ngo zicike kubera iyi accident ibaye, gusa n'ahandi nyinshi tuba tugenda dukora ibintu bisanzwe biba. Gusa uramutse ushatse gusudira nk'ibisanzwe, waba attention cyane kugira ngo wenda byateza inkongi.